ndashaka mubyumve gatoya. Haleluya, amen. Bivuze ngo Imana mbere na mbere yiremeye isi n'ijuru, yabanje kurema ahantu abantu bayo bazaba, yongera kurema ahantu nayo ubwayo n'ibizima byayo bizaba. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo yongeye kurema irema umuntu. Niyo mpamvu Imana yaremye umuntu, ni ukuvuga ngo nyuma y'uko imaze guha isi ishusho yabonye ko nta kindi kiyikwiriye uretse kuyiterekaho umuntu, ikamushyira ahantu hitwa muri Edeni. Ndacyari ku ijambo rivuga umuntu. Uwo muntu irangije kumubumba, biravuga ngo yamubumbye mu gitaka. Yesu ashimwe cyane. Yamubumbye mu gitaka. Imaze kumubumba mu gitaka, irareba iravuga ngo uyu muntu ndabona ataragwiza ubumuntu, iramwegera imuhumekera mu mwuka. Haleluya, yaramwegereye. Nari nabona za kadahwema bimwe biri ibisoho yabiki kumwe abana bubaka ibyondo, yo yarafashe irabumba ibona n'ibyo riratereka. Imaze gutereka iravuga ngo uyu muntu arabura ikintu, iravuga ngo uyu muntu arabura ubumana muri we. Haleluya, irangije Imana iraza yegera umuntu, imuhumekera mu mwuka, umuntu atangira kubaho. Haleluya. Bivuze ngo iki nyuma tubona ntabwo ari we muntu, ahubwo umuntu ari imbere. Kubera iki bavuga ngo turutumana dutoya? Ni ukuvuga ngo nubwo bavuga ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, bakavuga ngo ijuru niho yicaye, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yigeze gatoya iraza itwinjiramo. Muri kubyumva? Kuko twe twari gusa n'ibyondo, twari gusa n'ibyo yatubumbyemo, ariko yigera gato iraza iduhumekeramo, iba yinjiyemo yiyicarira. Haleluya, amen. Uwo muntu atangira kubaho. Haleluya, atangiye kubaho. Imana irareba iravuga ngo njye mu ijuru nicaranye n'ibizima, nicaranye n'abamarayika, nicaranye na buri kintu cyose. Uriya muntu agomba kubaho wenyine. Imana ireba muri Edeni isanga harimo Adamu yicaye wenyine, irangije iramusinziriza, iravuga ngo ngiye gukuramo undi muntu udasanzwe, imusinzirize, ngo ifata urubavu ikuramo igufa irambika aho ngaho. Uyu muntu yitwa umudamu. Haleluya, hari muri kubyumva? Ndagera aho nshaka muraza kubyumva. Uyu muntu ikuye mu rubavu ntabwo yongeye kumurumba nk'uko yabumbye uwa mbere. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iri gufa yapfuye mu mugabo. Umugabo nawe atangira kuvuga ngo aka ni akagufa ko mu magufa yawe, atangira kuvuga ngo aka ni akara ko mu mara yawe. Siko byagenze? Kubera iki? Ni igufa Imana yagize iti yakuye muri uyu mugabo, muri uyu muntu. Haleluya. Ariko nyuma yaho barasifiwe, Imana yisubirira mu ijuru iriyicarira. Mu bintu yari yarasize hejuru harimo abamarayika. Hari department ziba mu ijuru zitandukanye. Hari abamarayika bashinzwe kurwana, bayoborwa na Mikayeli. Hari abamarayika bashinzwe gutwara amasezerano, bayoborwa na Gaburiyeli. Hari abamarayika buri gice cyose, kuko hari abadayimoni bashinzwe guteza inyatsi, hari abashinzwe gusenya ingo, hari buri gice. Kuko haba special force, air force, inter force. Rumva bihuriye kuri forces, ariko hari utuntu turi imbere. Special, air, inter. Nubwo bihuriye kuri forces, ariko bikora bitandukanye. Haleluya. Imana irangije mu bamarayika bari bariyo, banasifiwe. Harimo bakontorora bose, kuko bavuga nyine umuyobozi w'ahangaha ni bishop na Rusoferi, kuko yafashe izina ari uko amanutse kwitwa Satani, ariko ari mu ijuru yitwaga Rusoferi, bivuga ngo marayika w'umucyo. Mubyumve neza, mubare mwumve iki kintu. Uyu Satani kugira ngo agomwe mu ijuru, niki cyatumye atangira kugomera Imana? Nuko yarashatse kumanuka kunaniza umugambi w'Imana. Imana ijya kurema umuntu yari ifite umugambi wayo, kugira ngo umuntu azabane nayo mu gihe izaba imaze gutunganya no gutegura ijuru. Biriho ngo tuzaba mu ijuru rishya. Haleluya. Urebye muri iki gice cya 4 cya 3, ufate birazana urebe hasi
hasi ku rupapuro rwo hirya, reba ku rupapuro rw'igice cya kane hasi ku busobanuro bwabyo. Iruka cyane, iruka cyane, iruka cyane. Wahageze hano, uri kuhabona? Wahabonye? Adamu uri kubona? Muhe mikoro papa. Nyarutsa haguruka iruka. Adamu bisobanuye iki? Adamu risobanurwa ngo umuntu. Rekera. Adamu bisobanura iki? Soma. Eva bisobanura iki? Eva risobanurwa ngo ufite ubugingo. Nawe yicaye. Twabyumvise? Tubonye ko izina Adamu ari we muntu Imana yaremye mbere. Bisobanurwa ngo ni umuntu. Haleluya. Ariko tubona ko umuntu wa kabiri yamuhaye avuye mu rubavu. Bisobanurwa iki? Ubugingo. Muri kubyumva neza? Haleluya. Bisobanurwa iki? Ubugingo. Haleluya. Haleluya. Ariko Sifiwe. Amina. Hari igihe muba muri gusezeranya abantu cyangwa tubasezeranya, umusore akaza n'umukobwa akavuga ngo nicyo kizatuma uyu musore cyangwa uyu mugabo asiga se na nyina agasanga umugore. Haleluya. Azasiga se na nyina ajya gushaka umugore. Kubera iki uyu mugabo asize se na nyina? Ni ukuvuga uyu mugabo witwa Adamu bisobanura umuntu agomba kujya gushaka umuntu ufite ubugingo kugira ngo akunde abeho. Ntamukagume wenyine, nta muntu udafite ubugingo uzabaho, nta muntu udafite ubugingo. Nubwo watunga ibya mirenge udafite ubugingo, hari ukuntu baba abyiza muri ngo mwambike iyo mpeta neza ngo nazamutse nereye imisozi wenda yabajya kumenya uko bivuga. No, bekubabesha ntabwo ari imitoma. Ubukwe bwa mbere data yabuhereye kuri iyi nyigisho, aravuga ngo wowe mugabo usobanura umuntu, hari igisobanuro cy'ufite ubugingo namaze gutanga. Ugomba kuzasiga so, ugasiga nyoko, ugasiga anti, ugasiga dati, natakira Yesu umwami n'umukiza ngo yinjire mu bugingo buhoraho. Uzabareke ugende wihuse n'ubugingo. Kubera iki Bibiliya ivuga umudamu cyangwa umukobwa, Bibiliya ivuga ko bigereranywa n'itorero. Iki kintu ndimo ndasoza ni ukuvuga iyo uyu muntu ari wenyine abakiri rodeba, abakiri mu mikina, abakiri ku marembo yande, ariko iyo aza kwinjira muri ubugingo bw'uyu mudamu aba yinjiye mu itorero. Iyo Bibiliya ivuze ngo buri wese mu itorero. Haleluya. Mugabo ibintu ibyo kigali byo kugenda nawe uri kugenda hejuru y'amazi, sibyo? Mumenye ibintu aho biva, aho bigera, aho ngaho. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Niyo mpamvu Rusoferi amanuka ava mu ijuru, yageze muri Edeni, arebye umuntu ari wa Adamu, aramubwira ngo we ntacyo mubaza, aramubwira ngo we ntacyo mushakaho, aramubwira ngo we nta kintu ufite yereye. Haleluya. Aramukwepa, yegera umudamu uvuga itorero, yegera umudamu twabonye isobanura ubugingo, aramubwira ngo wa mudamu we, aramubwira ngo wa torero we, aravuga ngo arabasuka, aravuga ngo mwakirize imbuto mwirire. Kubera iki yamanutse ashaka umudamu? Ni uko umudamu ari ufite ubugingo. Bivuze ngo impamvu twicaye aha hantu, biravuga ngo yaje kumaraho imirimo yose ya Satani. Uri aha hantu kugira ngo ubugingo bwa buhishanwe n'ubwa Kristo Yesu mu Mana. Haleluya. Ese kuza ngo asenye umugabo byari kumunanira, ariko yararebye aravuga no, uyu mugabo ndamubaza iki? Ni umuntu uraha nta kintu afite, reka nataka uyu mudamu. Umudamu twabonye ko igisobanuro cy'umukobwa cyangwa umudamu ari itorero. Bivuze ngo Rusoferi yamanutse yaje kurwanya itorero. Uri kubyumva? Rusoferi yaje kurwanya ubugingo. Nta myambaro yawe akeneye, nta bizinesi yawe akeneye, no murosi kurwanya no. We yaje ashaka ubugingo. Niyo mpamvu yamwatakiye muri Edeni. Haleluya. Aramubwira ngo wowe ihanga ureke kumvira iyo ukwira gufuka irimo irakubeshya. Iyo
edeni iragira ngo utayigumamo. Arangije ngo uyu mudamu arazirya, itorero rya mbere riba rirasenyutse. Haleluya. Amen. Bihanganiye gusoza. Mufite mwasonje mushaka kugira umubiri wa Yesu. Yego. Nasonje Bishop Mugisha. Bakene wa Yesu bashonje vraiment. Hari umuntu atariye kurwara igifu bari bamuhaye kaje. Ariko muhumure kabisa. Haleluya. Abadiyakoni barahari baraje abagaburije kabisa. Haleluya. Uyu muntu barasifiwe. Amen. Ahangahari udafite igisobanuro Imana imanuyemo ahantu akamuhuza n'ubugingo. Rusofera yamanutse aje kumurwanya, itorero araryinjiriye ararisenye, ariko dore ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ngo ntazavuna urubingo rwarabira, nta nubwo azazibufumba igicuma. Uyu muntu namara kumenya. Haleluya. Ndimo ndavuga umuntu ugiye kuza gusana itorero, ndimo ndavuga umuntu ugiye kubaka itorero ryasenyukiye muri edeni. Arangije aravuga ngo reka mbanze nereka abantu ikimenyetso. Arabwira ngo wowe Nowa, kubera ko nabonye ukiranuka, ndagira ngo ubaze inkuge yawe. Numara kubaza inkuge yawe, umuryango ntukore ikosa ryo kuwushyira ku mutwe, ntunakore ikosa ryo kuwushyira mu mugongo, aho gufata uwo muryango uwushyire mu rubavu, nurangiza uhamagare. Haleluya. Nziza abasambanyi baze, ubwire injiji nziza, ubwire abantu. Haleluya. Ubwire abari mu muhanda baze, ubwire abakedarake baze, ubwire ababeshya baze, ubwire abanyamagambo baze, ariko binjire muri uwo muryango, binjire gusa ngo. Haleluya. Ndavuze ngo haleluya. Haleluya. Amen. Ngo yibaze neza. Yego. Umuryango wa ushyire mu rubavu. Nibyo. Ushyire mu rubavu. Yesu. Hari abantu bajya binjira nabi. Batinjiriye mu rubavu. Batinjiriye mu rubavu. Ikibazo. Bena. Biruzi ko nivuga. Bena. Nitsesese. Haleluya. Haleluya. Ugenda mu mudugudu w'imbukiro, uvane abantu baze biki. Haleluya. Amen. Nta muntu uzikora sivuga ngo aho narintuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Aho narintuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Ntabwo tugituye mu magambo, uwo mudugudu twarawimutse. Ntabwo tugituye mu businzi, uwo mudugudu twarawimutse. Ntabwo tugituye mu ngenza, uwo mudugudu twarawimutse. Ntabwo tugituye mu banyamashyari, uwo mudugudu twarawimutse. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo arangije ngarayikora inkuge arayibaza. Iyi nkuge ivuze iki? Iyi nkuge ni umubiri Yesu yaratangiye gushushanyirizwa. Iravuga ngo uyu mwana azabunga, uyu mwana azaterwa, uyu mwana azavuka. Ariko namara kuvuka, kubera ko itorero rya mbere Imana yarikuye mu rubavu, kandi arikuramo ari igufa, kandi igufa rigomba gukomera. Arangije aravuga ngo mva Nowa we, ndagira ngo wongere uricishe aho mu rubavu. Irangije yohereza Yesu kugira ngo abantu bongere kuboneka mu itorero, bagomba kwinjira mu rubavu bakubiswe n'icumu, akavamo amaraso ya Yesu akeza abantu ibyaha, akavamo amaraso ya Yesu agakiza indwara. Haleluya. Akabohoka. Nta muzungu nta mugiriki, nta munyadamasiko n'umugiri, oya, abantu bose muze mwinjire mu rubavu rwa Yesu. Twinjire mu rubavu rwa Yesu. Wowe niwe witwa Yesu, waje gucungura abantu. Haleluya. Amen. Ikintu cyazanye Yesu kugira ngo ntaza gutinya, tujye kwiga. Haleluya. Amen. Uyu Yesu, amen. Uyu Yesu yaje gucungura iki?
haleluya. Ibyo Satani yangirije muri Edeni ibyo ni byose yaje kongera kugira ngo ariko yamanutse muri system, yamanutse muri tekinike Satani nawe atigeze amenya. Haleluya. Amen. Amen. Ikono Yesu yamanutse avuga ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo. Ugera kwa data atari jumuja. Haleluya. Hari abagabo bihamiriza bakakubwira ati genda umukire uzamenye, bakakubwira ati genza ubwenge, ariko Imana ni ubwenge yonyine. Haleluya. Amen. Sinzi nta kintu numvise Muhammad yavuze navuga ati nibyo uzabageza Imana sijui kabisa, cyangwa Mariya n'umwana mwiza, ariko nawe yaravuze ati ibyanjye bihari umuhungu wanjye. Haleluya. icyo ababwira cyose mugikore. Haleluya. Haleluya. Ariko haleluya. Ntabwo mbizi, ariko umugabo witwa Yesu aravuga ngo muze tubwire, yaje kurangiza byose. nigenzira n'ukuri n'ubugingo. Arababwira ngo umubonye ababonye data. Haleluya. Ariko ariko twamumenya dute? Ariko nimumenya nawe musaba. Urashaka kumenya Imana ute? Haleluya. Amen. Woni we Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Woni wende Yesu. uyu munsi rero iyo bavuga yageze hariya muri Matayo 26:26 aravuga ngo utazanywera ku iki gikombe ntazanarire no kuri aya meza, ntabwo azaba ari umwe natwe. Haleluya. Amen. Ngo ndavuga ni Yesu arangije abiha abagabo 12 bonyine, si sawa? Yego. 10 n'abangahe barabitwara nk'uko yababwiye. Ndavuga ngo mubigeze ku mpera z'isi, Yes. ntihagire ahantu musimbuka, Ntihagire no mu budurira mugere